Mashari hari dokima twakiriye hano kugira ngo ube gucishamo amaso unasinye ariko cari gato musobanurire izo dokima ni z'abantu batatu batandukanye twagira ngo musomemo hanyuma murebe icyo gusinyaho ikindi ariko twifuza ko mwaza kugira ngo muri ofisi yacu ndaza kuhagera nta kibazo Deu hagera. Hagera. Narebe. Sawa. Recho. Oziri. Bite. Bite man. Umeze neza? Imeze neza mukurutse. Cyane fresh. Cyarasa neza kabisa. Bite se? Yawa ni fresh ntarebutse. Meze neza rwose ndabona Tresa gufashe neza cyane. Umva ni ibintu bigaragara buri muntu wese yabona agahita agati sha mwana yibitse icyoki. Iyo ubaze Tresa rero. Recho ibintu wakabaye bize. Bare numbwire ko ibintu ntekereje hari ibyo. Ndari bizi neza ko inshuti magara na Tresa. Ibintu byabaye hagati yacu wakaba yari ikintu biziho. Sha byaranze pe. Oze shareka na izo ni brag man. Sinarjimana ntabwo ndi kukubeshya. Twarashwana. Mwarashwanye na Tresa? Ishize iminsi dushwana. Akose kuko nk'aka kanya kuko uzi akanya mubanye n'ukundo mwari mufitanye umubu kuko mumamupfuye iki n'ukuri byararangiye ariko ni inkuru ndende kubera ko akoresha utazi kubeshya nta kintu biziho umva mbwirazi n'ukuri usibye utuntu turi aho tw'amafuti yambwiraga ariko numva dushobora kuba tutatandukanya abantu nta bindi bintu birenze pe bishobora kuba byashyika ku rwego rwo kuba mwatandukana ntabyo nzi pe sister wanjye byatangiye ambwiraga kunguka abona kopi urumva kopi yes ko bafitanye kururu bakundana mu kuntu nanjye mfata igenda biverifiye sanga Tresa na kopi bameze gutya birangira dushwanye bikobi koko nanone ubushatse kumbwira ngo kugira ngo utandukane na Tresa ko babifitemo uruhare cyane kobi kabisa gusa sinzi ko kobi namuboneye kuko na Tresa nawe afitemo uruhare niba atarafashe ngo ambwire amabanga bafitanye n'iki nawe ari nkanjye ibintu nakoze wabikora akazi njye sister wanjye yaje akambwira kobi na Tresa bimeze bite agira ngo ni umuntu fata igihe mbona abantu bafitanye umubano wa danje bafite ukuntu bahuza bafite amabanga bankingana sha kwihangana byarandavuga reka basi muharire niba akunda kobi bagende bakomezanye igihembe mbivuyemo ntabwo ndari nyikomeje kwihangana nuko byagenze uriya mwana ngende namukunze ewana kandi n'ubu ndumva nkimukunze ariko sinjye menya gusangira pe cyane numvise ngo turi kumwe nkumva ngo uri kujya ahandi hantu ewana ntirengagije ukuntu nagukundaga bihita birangira hese mwihorero ako uzire ushobora kuba ahantu warahubutse ese basi warabyigenzuriye ubwawe urabyibonera kuko ngewe ntabwo numva kuntu Tresa arimo ahuza na kobi urumva akenshi uriya mukobwa simba ndi mu rugo cyane so rero sister wanjye yari yabiverifiye agira amakuru ampa ngeraho nanjye ndabyiverifiye mbona hari ukuntu bamereye sha kwihangana byaranze none ngira n'akabazo ko gufuha kubimba numva nyine ntabwo nabashije kwihangana pe kobi sinzi ikintu kobi noneho ashaka ariko mana yanjye ntabwo nshobora kumva ko umubano wawe na Tresa ko bari urimo nanone
Kobi ibyo bintu nanjye ndashaka uburyo ndi bubyigenzurire kuko njye ntago ayo makuru nari nyafite pe. numvaga wari uyazi ko muganira cyane ariko gusa na Kobi nawe wumva ikintu cyambabaje mu mushuti wanjye pe yakaba yarambwiye kino gikobwa tumenye gutya na gutya twakanyujijeho nawe yari inumiye Teresi nawe ari inumiye urumva aba bantu babiri bagukinga ibintu gutyo nta harimo ikintu cya danje Teresi niyo mfashe ngambwire bimeze bite na Kobi na Kobi ntiyakubwira na Kobi ntiyambwira mpita numva ko harimo agatego ntabwo nakomeza kubyijandikamo afazari niba ari we wenda bakomezanya kumva ari safe aranezerewe sha Kobi ni umushuti wawe namuharira kabisa byagenze tu urumva hari kosa mfite uzi nta kosa nakubaraho pe gusa kuva harimo Kobiho ngomba kubyigenzurira nkabimenya wenda ufite ukuntu afite amakuru azaguha na Teresi buriya wenda byanze bikunze ushaka ko ari bize mu iminsi ariko azagushaka bikubwira ariko mu by'ukuri nuko byagenze okay birantunguye gusa tu so nyihanganye rero nuko bibaho nta kundi urugiye hano imbere nari ngiye aho imbere kane komereza rero ubwo turi kumwe reka gutungurirwa nta bintu birenze bibaho oya ntaribe hari n'igihe twakongera tukanahuza byose birashoboka nibyo nari kubwira muri ofisi ari ibintu tubona bitarimo biragenda neza ari ibintu bitari kugenda neza muri ofisi system yacu ntabwo tuzi iri gukora niba mwaza mukabanza mukareba ndaza kureba ndabireba n'iki kibazo utabireba twifuzaga ko mwabwira abatekinisiye bakaba aribo bagerageza kuba bagira icyo badufasha kuko turi kubona bitari kwihuta nk'uko bisanzwe genda ndaza kureba nta kibazo ndaza ndabikoraho nari ntaragusobanurira kuri aba bantu byose ibindi imbere byose ndabireba genda bugiye nta kibazo bose mumeze neza nta kibazo meze neza mugira ikibazo bugiye ndaza kureba ihute so kubaterera kashe bano bantu siko basinyira mwabanza mukaza no gusoma document ni ukuri ndaje genda ndabikora byose ndabikoraho ahubwo uri kundangaza ihute ndagira ngo ucishemo amaso nyarutse ihute sha ihute sheri kingaho kurya ndarya nta kibazo ahubwo sheri iyi meze neza ahubwo urabona amadosiye y'amadokima ni yose ibintu bari kunzanira byo gusinyaho ni byinshi sheri ngiye kuba musabye ubugiye genda ibindi ndaza tubiganirire mu rugo dore ibintu byose birantegereje genda sibyo simbutse umusigaye wabyananiye pe nakubeshye umusigaye wabyananiye ahubwo se azangije nka sekreteri wabinyoga ni baby taha ihute mbanza muri ibintu ntabwo nabikora turi kumwe sibyo simbuka ihute mu kanya ndahita nsa ese ibiryo waretse twaza kubisangirira mu rugo kumbona n'umwanya wo kubirira hano ntabibubona nashiri ngomba kwitaho ukaba umeze neza ukaba umeze bombo iyi ngaho genda rero biso genda okay baseka mureba amasegonda nk'icumi yonyine sheri ndivuga
Sawa. Wagiye? Ndaza kubikwishyura. Agenda. Okay. Love you too. I hate you. Huh? I hate you. Me? I love you, baby. Bye. Umva kandi iyo tugenda bya bintu byo kwitindatinza aho ngaho niho uhera uhura na ka gakobwa. Hita usohoka ahubwo nihuta cyane ntunahagarara aho ngaho wihuta mera nk'umuntu wirukankanye. Ubu narize nyine namubona gutya ujye ubona iyo ugiye gura n'umuntu ari mideni nyine witinda ngaho ugenda. Bye. Nyagasani we. Mbega ibara, mbega ishyano, mbega ishyano. Aruje. yampaye nka data twataramye abantu bose bandeba ubu nsaziye kugira ngo mbone ibintu bibi gusa niko nyiramu ibi ni iki wambaye Ntabwo akanzu kanjye sikeza mbwira uturutse mu rugo ninde wakubonye uturutse mu rugo wambaye indi iri hanze umugongo uri hanze akantu k'igihe gatatu mbwira ninde ukubonye hariya kuri kariya gasantere mbwira ni kuri kariya gasantere uciyeho ntabwo bakubonye nyine hari abantu bake ariko nta birenze reka nkubwire oxygen tureta dusubira mu rugo ako kanya nkirivuga tureta tujya gute tugenda tujye mu rugo wanyumvise uyu muntu nta nubwo mwitaba ufite gahunda ni kuri ufite gahunda yo kugenda mu muhanda abantu bose bareba amabere hanze inda hanze umugongo hanze aka kantu reba ni transparent ntabwo bishoboka nta soni urugero nzajya nambuka avuga ati ngaho nimurebe ukuntu yigishe b'abakobwa yari yarabajyanye bari baragiye nimurebe ukuntu baje yerega imyenda nigezwe urujyanye ndagenda nambaye bya ntuza bya ntumite umukiza imyenda igezweho wambaye ubusa ndashaka amafaranga ngure kuki utafashe ya kanzu yanjye akaba ari ujyana kuki utafashe ya kanzu yanjye akaba ari ujyana ngeze ndashaka guki hanyuma uhisemo kugira ngo ugende mu muhanda wambaye gutya wambaye ubusa reba uragiye batata we ambara tuhite tumanuka tugende shyiramo hano vuba vuba shyiramo intoki washyiramo wambara igicucu shyiramo hariya bana yo mu ijuru zana tugende mu rugo ntabwo nagenda nambaye ibintu mu muhanda uragenda wambaye gute turi kumwe gutya tugende wambaye icyo kintu nibura basi kiguhishe gutya ubu usanga n'agafite ako kantu byari kugenda gute nzi ikintu wacyambye kubona nacyambara nkagenda mu bantu muke reka rero nkubwire nyiramu nimba wenda uriya mugore wakureze yari yarakwigishe kugenda mu muhanda wambaye ubusa njyewe hoya ngenda cyari umunyarwandakazi ndetse afite indangagaciro zindanga n'umwana wanyu unkomokaho agomba kugira indangagaciro zimuranga tugende mu rugo ca hano ndaguhaye akanzu yanjye bariyo wambara cyangwa genda wambaye gutyo nta kibazo uracyambara hisha we uracyambara hisha mawuzi ko uzatuma ntabona n'umugabo tugende hariya vuba gicoco dore uko kameze tugende hasoni siko yigize n'abaje kumana
Sirari. Kose ni iki Kobe nawe ndabona bindyarya mani. Sinkunda abantu bindyarya. Ibintu wankoreye urabizi. Bikoze nyihesha ubucensi mani kucyuri indyarya mani. Kuno wonda pfuye. Mani reba ukuntu Gihe deruka sideruka natumiranye neza ukamerekeza nkitahera dirukana ryari kubyinjira mu ibyo bintu by'uburyarya mani. Aka kanya kushwanishwa n'umubebe wanjye mani bikumariye iki mani. Urumva hari ikintu wakabaye mbwira mani. Brongewe rero sinzi ukuntu abigusobanura ngo byumve. Ariko ngiye nago nigeze nshaka kujya agatewe n'umukobwa wawe. Mani Nukuri nago nigeze nta gusobanura ngomba Kobe. Reba ukuntu turi inshuti mani. Kuva zamani uri ishumi yanjye mani. Turikaraganye umpesha ijambo rimwe mani. Njyewe rega basi wowe mu mwanya tuganire niba utari unagiye n'ahantu hanje. Mani mbese nyine nago umukobwa mani yatuma mani abantu bose barabizi bari homi yanjye gutuka sogondere mani ubuzima twabayemo nago umukobwa yazanga bishima. Ntago ari kumurabura kurya mani. Edero kanarengera ukaza ho mu mani cyane ukakitera ntabizi. Uba n'imbere y'Imana yo mu ijuru barahiye. Uriya musozi wanjye mani buriya numvaga nagukubita nk'inyoni hafa ngaha. Mani ndabahuje muraziranye mwese mufunze urunga muracecetse mani upanga ikintu na bebe mani. Nta kintu na kimwe upanga naho. Ngiye basi mu mwanya tubiganireho kuko ngiye icyo kintu bishyize sinigeze nyinisha gukora ku bebe wawe. Icyo cyubanza unakikure mu mutwe. Ndabizi mani ubwo iyo umuntu bamugiye mu matwi kuko ndabizi ubundi imbere twajyanaga ikibazo ugahita ndavuga. Ese mani tuvugisha ukuri. Wigize barita zari wita wabuze ibindi byana mani. Kuri baza gukinira ku bebe yanjye mani. Ntundandabure mani. Mani yo kuntu yondi ngende no kuguharira kabisa. Sinje nuwanyira abakobwa. Iyo ndabura mbere yose nakubwira ni mani gumana icyana cyawe. Ariko wowe turatuje turahura setse amayoga turinkwereye musaba ikise mani. Mani yo kubanza gatuza. Rero numva ikintu cyiza uko watuza noneho tukicara tukaganira n'amanyega. Nukuri kandi baza gusanga turi gupfa gusa ntago ngiye nigeze nyimisha na rimwe babarumbye cya cyiciro cyane kiguhagije mani. Kigutamo neza n'ubuhagije. Kunukira umugore se noneho n'ibyo bintu. Mani we aho ngabo buragutangiye kurengera. Urera n'umugore wa tubana. Ntago rero wowe gatangiye kubivangamo ibintu n'ibi ngibi pe. Urabizi ndafuha mani ku buryo ngiye niyo twari gufuhira ubusa nyine ntago gushaka ngo ngiye ngusobanure. Mfite proposal nariboneye. Na my sister yarabinkumfiye ndabibona ibintu byose mu kwanga. Watubonye tubyutse, watubonye dukoze iki kutubona bivuze iki gukutubona. Ubona babonye mucuramye noneho. Ikiza rero mwana. Living your life. Twahoze turi amashuti ntari bijyanye nawe ariko this time reka tubigenze ngo. Sinzi kubana n'iryari uranze. Ubu buzima bwose twanyuranyemo nk'abavandimwe bari bose badufata nk'abavandimwe. Ugiye kubwica ngo kubera amabwire kuko narubwo navuga ngo nukwera umukobwa na amabwire kuko ibyo byose nta n'ikintu na kimwe. Si nkundi ryanje iyo mbonye umuntu arindyariye kuri ngenda mukatira tukarangizanya. Umeze neza komeza na Tracy wawe ushaka muzakomeza nyine namaze kuvayo nta wazi. Ugenda wibwire barita zawe kubite kwa cyo cyo na Tracy ukomeza umuribate ewana nta wazi. Ariko oya Kobe wapi nta kintu urumva wambwiriza isaha. Ndacyafite umutima ubabaye manje warangiye gushya byatari. Ikintu rero nagusaba nuko watuza tukicara tukaganira kandi waza gusanga nta kibazo na kimwe kiri hagati yanjye nawe. Ngiye icyo kintu cyo nakubwira kandi nzi ko uko ukomeza gusarishwa n'amagambo abantu bakubwira simbizi cyangwa ibiki biraza gutuma ukora amakosa ushobora kwicuza. Ariko ngiye ndakubwiye nago numva ko mana ubushuti bwacu bwapfa ku buntu bw'amayeri gutya amagambo. Kimwe cyumweru cy'imbere kibi mu buzima sinjuza roto nkivamo ndacyababaye mani. Numva nta n'icyo twavugana. Gendweho life yawe ntabwo nshobora kubana n'indyarya mani. Nibyo hisemo. Kozi nyamara urimo ubushatse wareka ibintu byo gufunga umutwe mana kanya. Mwana uranzi neza mani ntabwo ari kunkina biriya bintu. Ntabwo ari kumisha amabanga yawe nuriya mu Caritas mwana. Nta mabanga hari. Nta mabanga hari. Nyamara ugenda ubitekerezaho neza ngiye anytime igihe wakumva ko twakicara tukaganira tugakemura ikibazo umwana wabaga. Umwana genda umwenjoyinge fresh umubarita zaninge fresh man. Kandi ikintu yigeze mukoraho humura. So this yarafite n'umwe nanjye nkagira yanjye ntacyabaye. So rero cyafite chance nyinshi zo ku
ariko warambabaje mwana. byose ni amafuti ya Chris ubundi. Oui. Boss nari mbitabye. Ako se noneho mumeze neza. Akarima nciye hano mbona wagira ngo hari ikibazo mufite. Meze neza. Wagize se impungenge? Aho kare ubwo ndageraga hano nabonaga mutari mutameze neza ngira ngo hari ikibazo runaka mwamufite. Rero numvaga ko nababaza uko mumeze ari inshingano zanjye. Ni ukuri meze neza ndetse cyane pe. Siko akazi nyine kaba kankaraze. Hari igihe ubu mbonye imitsi y'umutwe yireze kugira ngo ni ikindi kibazo kandi ni aka kazi kahaha. Ntabwo biba byoroshye ariko njya numva ku bakozi bavuga ko hano babirahira ko ibintu byagiye ku murongo. Maybe ko hari igihe byari bimeze nabi ariko ngo mwabisubije ku murongo. Yego. Bavuga ngo hari igihe mfunga amashini ngo numva ayo makuru. Bavuga ko hari igihe kitari kimeze neza. Bibaza ko hari umuntu wazaza agasubiza kampani ku murongo ikaba stable ariko aho muhagere byagenze neza. Naragerageje ariko nanone buriya ntabwo nabyifasha. Byose ni mwebwe. Kuba dukorana mukora akazi kanyu neza nanjye bimfasha gukora kanjye neza. Ntabwo buriya ngo inkingi imwe ntigera inzu. Icyo kinyarwanda kizi cyane. Yego. Buriya rero sijya ubikora neza gusa ahubwo namwe. Kandi icyo cyizere ntibafitemo. Hano rero hari impapuro nshaka kugenda kuzuza neza. Ugafata fagitire zose baduhaye. Ukazitondeka ukurikije amatariki ko bagiye bazizana nuko zikurikirana. Byose ukabitondeka ukabishyiramo hano. Ejo hari ahantu ushaka kugutuma ukabinjyanira nzahakubwira. Ndabona Scott atari kuza kubifata. Ushaka kuzagutuma ukabimushyirira. Aricyo bitwaye? No, nta kibazo. Akazi kanjye ntabwo nakunda kugakora. Rwose uri kugakora neza cyane ndetse neza cyane. Cyangwa se oya banza utware ugende bitunganye neza. Fagitire zishyiremo neza. Ubikurikiranye neza? Yego, nta kibazo ndabikora. Boss. Nari nibagiye kubasobanurira. Ari fagitire zigera kuri 3 tudafite kugeza ubu ngubu. Yego, hari fagitire 3. Ari abanyakenya berutse kuza hano. Sinzi niba mubyibuka ariko nimwe mwatubwiye ko twabaha ibyo bari bakeneye hanyuma ibya fagitire mukazaba mubikurikirana. So rero ntabwo twamenye amaherezo sinzi niba mwabyibukaga. Siko kantu kandenzeho. Ahubwo urakoze kunyibutsa. Kumbi fagitire zabo ntago zaje. Ngo turazibona. Ndabigenza nera. Reka mbavugishe. Wowe genda ube wuzuza izo uzishyire ku murongo. Sibyo? Nzinde mu kanya zirabaze kugezeho. Hari ikindi kibazo ufite? Yezu ntacyo. Ntacyo? Sawa icyo ndashaka. Telefone sawa nashyize.
Chatty telefone. Oh, yewe narasaze. Ntago wafunze? Recho. SAVA. Bite se Recho? Umeze neza? Niki kikugenza hano siko? No. Recho humura na amahoro. Ni amahoro, nzanye igitambaro cy'umweru rwose wumve ko ari amahoro. Kandi no mu ntambara no ku rugamba y'umuntu amanitse igitambaro cy'umweru yemeye ikosa ibintu byose arabyemeye. So ntugire ubwoba, nta kibi kinzanye vraiment. Ikiza kikuzanye se ni ikihe ko kidasanzwe? Nibyo gusa Recho, ni byiza gusa. Recho, wenda mbabarire kuba nje hano bisa nkaho bigutunguye ariko normal ntago nzanywe n'ikintu kibi. Nzanywe n'ibyiza pe. Ntumbone nka Scott uzi mu bindi bintu byose. Gusa nagerega ibyo byiza mbifitiye amatsiko kuko n'ubwa mbere nandi kubonye. Ya. N'ubwa mbere nje wawe nje gutya. Kandi umve ngo nzanywe n'amahoro vraiment. Nta kibazo. Siko waritse kwifokora no kuvuga amagambo menshi uragenzwa n'iki? Nico ndabizi kuzi kwiyonja hano ko nta kintu cyiza kiba kinzanye ariko nje hano kubw'impamvu ya musaza wa Kobe. Kandi ngira ngo tuganireho neza twembe ngewe nawe. Kobe nawe hari naga kiba hano. Ya, ariko niba dahari twaganira. Urahari. Urahari uri mushiki we sibyo kandi umbabarira umeze nk'umubyeyi wa Kobe. Ni byiza gusa binzanye. Impamvu nje hano rero bagira ngo tuvugane ku buzima bwa Kobe. Urabona Kobe yaciye mu bihe byinshi bibi. Vuga uti namucishije mu bihe byinshi kandi bibi. Okay. Jya uvuga ibintu neza nk'uko bimeze. Okay. Namucishije mu bihe byinshi bitandukanye. Yego. Ndibaza turimo kumvikana none. Kobe rero ubuzima ari gucamo nubwo yanyuzemo mbere yuko nza hano n'ubuzima busa nkaho butari bwiza. Nubwo ubona Kobe ameze neza asa naho akora ibintu byose ari muzima nta kibazo afite ariko Kobe afite ikibazo. Wavuze ibintu neza nk'uko biri. Kobe namuteje ikibazo. Kobe naramuroze bivuge neza nk'ukuntu bimeze. Nuko umaze kumuroga. Recho, ntabwo njya kugira ngo duterane amagambo. Nanjye ndashaka ngo uvuge ibintu niba wiyemeje kubisubiramo bivuge neza nk'ukuntu bimeze. Basi umbabarire bwa nyuma uze kunyumva neza ume n'umwanya mvuge. Sibyo kugira ngo uze kunyumva neza. Natangiye nkubwira ngo ntabwo nzanywe n'ikintu kibi muri uru rugo. Ntabwo nzi guteza amahane. Ibyo bihe bitoroshye Kobe yanyuzemo wamunyujijemo. Okay, namunyujijemo. Nubwo n'uyu munsi ubona asa nkaho ari umuntu muzima ariko Kobe ntabwo ari muzima. Koko yaramuroze ndabizi ariko yarakize. No, mbabera basi umwanya nyumve. Kobe yaciye mu bihe byo kwibagirwa by'uburwayi butoroshye. Nubwo aka kanya asa nkaho Kobe ari muzima ariko ntabwo ari muzima. Aricyo nje hano kugira ngo tuganireho nk'abantu bakuru. Uri mukuru kuri we nanjye ndi mukuru.
siko noneho urashaka iki? nje kugira ngo dufashe Kobe. Ahubwo uje kugira ngo wongere uroge Kobe. No. Ubu se impuhwe ugiriye Kobe aka kanya, Kobe igihe mwabaniye, mwakoraniye, mwagendaniye, umugiriye impuhwe kubera iki? Uramushaka iki? No, umbabarire ntunyumve nabi cyane kuko Scott maze igihe kiri nkubwira ko nahindutse nawe umuntu mwiza utabyumva, ariko byibuze umbabaruze kunyumva kuri aka kanya gatoya gatumye nzana no gutera intambwe ninjira muri uyu muryango. Ni ukubera icyiza ntekereza kuri Kobe. Kobe habaho ibihe twajyanye bitari byiza. Kobe hari imiti namuhaye umbabarire wenda sorry umbabarire bitewe n'ibihe twacanyemo njyewe nawe byankoze ku mutima, birambabaza, ariko nyuma nza gutekereza igikorwa cyiza Kobe yankoreye byavanye n'intandaro yatumye nsohoka muri gereza nkaba ndi hanze n'uyu munsi nitwa umwere. Ibyo byose no kubera Kobe. Hanyuma rero ubuzima Kobe ari gucamo ndashaka kumwitura nk'umuntu yafashije, umuntu waciye mu buzima n'ubundi gucamo kubera Kobe, kuko ngenda bizi hari imiti bamuhaye, imitongero yatongerewe Kobe, nubwo bisa nkaho bitashize, ariko nshaka ko Kobe ibyo bihe bibi yagize abisohokamo, niko mbyifuza. Kuko nubwo namuha amafaranga, namuha buri kimwe, ntabwo byatuma Kobe mu mutwe amera neza nk'uko yari ameze mbere y'icyo gihe cyose. Ariko nanone ntabwo ndumva ikintu ushaka kuvuga. Uri mu magambo menshi wagira ngo urimo urasaba umugeni bamukwimye, nta jambo ndumva rizima. Urashaka kuvuga iki? Ikibazo gihari ni iki? Recho, ibyo ndabyumva kandi bihurimo nibo ndabyumva cyane. N'undi wese nanjye undi namubwira gutya. Ariko Kobe hari imiti yahawe n'imitongero yatongerewe kuva mbere n'izisa nshaka ko tumukuramo. utazagira ngo bende ubugerana n'umuntu w'inishitani wabyaye nano bwa umwana nimba uri na mama unabyumvira ukuri ngerekana nakubwiza ukuri. Uyu muntu ntago ari umukobwa w'inishitani, nimba aranamubyaye uzagera no munzi bavuga ko wabyaye shitani. Umukobwa ushobora kwifata akazenguruka abahungu bose, ngiye yarafasha aranyina ajya gukuramo inda. Umvi umukobwa agiye gukuramo amadari biki aranyina ry'amafaranga yanjye atuzenguruka turi abahungu 8. None wowe uri kuvuga ngo ufite umwana ngo uri Oxygen uyu nguyu niwe wundi bita Kobe.